izina rya Yesu, mwebwe mudukurikiranye kuri uru rubuga, Imana ibahereze umugisha. Turabashimiye abantu mukomeje gukurikirana ibi bibwiriza mu izina rya Yesu. Uwiteka abagirire neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ya 55 umurongo wa 6. Ariko mbere y'uko turisoma, reka tubanze dusenge mu izina rya Yesu. Nshuti yanjye, wowe ugiye kumvira ijambo, reka ribashe guhindura umutima wawe kandi rihindure n'abandi, kugira ngo Imana itugirire neza. Reka dusenge Imana. Mana yacu, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye ubushobozi bwawe. Uri Imana y'ubutware kandi uri Imana ishobora byose. Mwami Yesu, tugeze mu kanya ko kongera kumvira ijambo. Reka imbaraga zawe Mwami Yesu uwo riri bugereho abashe guhinduka mu izina rya Yesu. Mwami Imana, iri jambo rihindure imitima y'abantu benshi, kugira ngo Mwami ubwami bwawe bukomeze kwaguka. Reka Mwami Yesu uyu muntu uri bufungure iyi video umugirire neza kandi abone impinduka ku buzima bwe, mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye mwebwe mukomeje kudukurikirana kuri uru rubuga, Imana ibahereze umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ya 55, turahera aho ku murongo wa 6. Ijambo riratubwiye ngo nimushake Uwiteka akiri bugufi, nimumwambaze akiri hafi. Haleluya. Ijambo niko ritubwiye, riratubwiye ngo nimushake Uwiteka akiri bugufi kandi nimumwambaze akiri hafi. Nshuti yanjye, hari igihe impamvu Imana yatubwira ijambo ngo dushake Uwiteka akiri bugufi kandi tumwambaza akiri hafi, hari impamvu, hari ibintu, sinzi ibintu maze iminsi urimo, hari Imana hari ikintu ishatse kukubwira, hari ikintu ishatse kuvuga kubwira ijambo. Nidushake Uwiteka akiri bugufi, nitumwambaze akiri hafi. Nshuti yanjye, iri jambo rishatse kutubwira ngo iki? Iri jambo rishatse kutubwira ngo va mu byo urimo bidahesheje Imana icyubahiro, va mu byo urimo bitukisha izina ry'Imana, va mu byo urimo byatuma usuzuguza Imana, va mu byo urimo byatuma Imana itagutabara, va mu byo urimo byatuma Imana itakwibuka, va mu byo urimo byatuma Imana itagusubiza, va mu byo urimo kugira ngo Imana ikugirire neza. Haleluya. Ijambo rishatse kutubwira ngo tureke ingeso zacu. Niba uri umusambanyi, ureke ingeso zawe. Niba uri umujura, ureke kwiba kwawe. Niba uri umubeshi, uve mu kubesha kwawe. Niba uri umuntu ufite ingeso zitandukanye, uzireke kugira ngo Imana ikugirire neza. Abantu muri iyi minsi twifuza ko Imana itugirira neza, ariko natwe ntitwifuza gukizwa neza. Nshuti yanjye, ndakwinginze kugira ngo usabe Imana igushoboze, iguhe imbaraga, iguhe gukizwa neza, kugira ngo ubone ubutabazi buturuka ku Mana. Reka nkubwire ngo utabanje kureka ubwo busambanyi, ntabwo Imana izagutabara. Utabanje kureka ibyo byaha ukora bitandukanye, ntabwo Imana izakwibuka. Ariko muzana ijambo rivuga ngo va mu byaha urimo uyu munsi, kugira ngo Uwiteka akugirire neza. Va mu byo uri kubona uri kugenda nawe utazi ibyo urimo, kugira ngo Imana ikugaruze neza yayo. Reka nkubwire ngo haracyari ubutabazi ku muntu wese wizera Imana kandi agakora ibyo Uwiteka ashaka. Haracyari kugirirwa neza ku muntu wese usaba Uwiteka ngo amushoboze. Reka nkubwire ngo mu byo ukora usaba Uwiteka gushoboze. Mu by'ukuri ibyo uri kubona uri kunyuramo bikagutera gutukisha izina ry'Imana, ubwire Imana ibigukuremo. Mu byo uri kunyuramo ukabona nawe ntabwo uzi ibintu uri kunyuramo, ubwire Uwiteka Imana gushoboze. Mu byo uri kunyuramo nawe hari igihe waba wifuza kuva mu byaha urimo, hari igihe waba wifuza kudatukisha izina ry'Imana, ariko ntube wabishobora, ukabona nta bushobozi ufite kugira ngo uve muri ibyo bintu. Nshuti yanjye, hari igihe ugera mu kintu kikakubaho karande, kikakubana icyaha, nawe ubwawe ukananirwa kukivamo. Wagerageza gusenga ngo ukivemo, kikanga, kikagukomerana, ukarwana ariko ukanesha. Reka nkubwire ngo uyu munsi usaba Uwiteka imbaraga, agushigikire, agukomeze, agushoboze,
maze agukure muri icyo kintu ubona kidashobotse ku buzima bwawe. Kamubwire ngo haracyari Imana ishobora byose, kandi haracyari Imana itabara. Kamubwire ngo hari Imana yagukura mu byo uri kunyuramo, hari Imana yagukuraho ibyo bintu uri kwivurugutamo, hari Imana y'inyembabazi, hari Imana ikigufitiye imbabazi. Imana ntabwo ari umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu ushobora kumusaba imbabazi ariko ejo akongera akavuga ngo nta mbabazi namuhaye. Ariko dufite Imana. Imana yaratubwiye, ijambo ryayo riratubwira ngo yemwe abarushe n'abaremererewe nimuze munsange ndabaruhura. Reka mubwire ngo Imana itubwira ngo nimuze munsange ndabaruhura. Nta kintu na kimwe inshuti yanjye Imana itashobora kukuruhura ku buzima bwawe. Nta kintu na kimwe Imana itakuruhura. Ntabwo nzi umutwaro wikoreye, byashoboka akaba ari umutwaro ukuremerereye, ariko dufite Imana yawe ukuruhura. Hari ibintu bikuremerereye nawe ugerageza kuvuga ati reka mbivemo nubahisha izina ry'Imana. Byashoboka ukaba unywa inzoga ariko ukavuga ati Imana ni igiki nakora kugira ngo nanjye mwubahishe. Reka mubwire ngo nta handi biva uretse gusenga ukiragiza Imana, ukavuga ngo Mwami Yesu hindura ubuzima bwanjye, ubuzima bwawe ukabutandukanya n'isi, ubuzima bwawe ukabuharira Kristo, maze nawe akakuganza, akagutegeka, akakuyobora. Reka mubwire ngo hari Imana iri bugushoboze gukora ibyo bintu. Wowe ugiye kumva iyi video, hari Imana iri bugushoboze kuva muri ibi bintu. Nubwira Uwiteka ati Imana uyu munsi ndakwinginze nshoboza, ndakwinginze ntabara, ndakwinginze kura muri ibi bintu, hari Imana iri bugufata ukuboko ikakubwira ngo mwana wanjye guhera uyu munsi ndagushoboje. Ariko reka nkubwire ngo ntukihane uyu munsi ngo ejo mu gitondo usubire mu byo wakoze, ahubwo reka nkubwire ngo fata umwanzuro wo kurokora ubuzima bwawe, fata umwanzuro wo gufatira ubuzima bwawe. Ubwire Imana ati Imana guhera uyu munsi mpisemo unshoboze, guhera uyu munsi mpisemo ungirire neza, kugira ngo inshuti yanjye Yesu ubwo azaba agarutse utazasigara, nawe uzagaragare mu bo Yesu azatabara, uzagaragare mu bo Yesu azagirira neza. Reka mubwire ngo ibintu uri kunyuramo byose ibyo biragushuka kandi ni iby'igihe gito. Icya mbere nta juru bizaguhesha, ahubwo reka dusabe Imana kugira ngo igushoboze ukizwe neza. Imana igushoboze, ibe mu ruhande rwawe. Ndabizi ntabyo wakwishoboza, ariko Uwiteka agushoboze kandi akugirire neza. Reka dusenge mu izina rya Yesu, dusengere iri jambo, dusengere iri jambo kugira ngo rigire imbaraga n'ubushobozi mu mutima wawe, kandi rigire imbaraga n'ubushobozi ku muntu wese ugiye gufungura iyi video mu izina rya Yesu. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje. Reka iri jambo ryawe Uwiteka riratubwiye ngo nidushaka Uwiteka bigishoboka akabonwa. Hari igihe Mwami wenda ijwi ryawe rigiye kuzaceceka, ariko ndakwinginze kugira ngo uyu muntu umaze kumva iri jambo, Mwami Yesu rihindure umutima we, rihindure ubuzima bwe, rihindure buri kimwe cyose. Mwami Uwiteka Mana nziza, kandi ubugirire neza, ube mu ruhande rwe, umushoboze, ntaba ari we kuko we ntacyo yashobora, ahubwo ibe mu ruhande rwe. Komeza umugirire neza, umugisha utanga umugereho mu izina rya Yesu. Ukomeze kwiyubahisha kuri we kandi umushoboze kukubahisha nawe mu izina rya Yesu. Amen. Turabashimiye abari badukurikiranye kuri uru rubuga. Imana ibahereze umugisha. Iri ni ryo jambo twabateguriye kubw'uyu munsi. Wowe uri bugerageze kurisangiza abantu, Imana ikumpere umugisha. Kandi hari ibyo Uwiteka yiteze guhindura mu buzima bwawe, hari ibyo Uwiteka yiteze kuguhamo umugisha, hari ibintu Uwiteka yakora ku buzima bwawe kubwo kwamamaza iri jambo ry'Uwiteka rikagera no ku muntu utararimenya, kugira ngo abashe kumenya Imana, kugira ngo abashe guhinduka. Imana ibampere umugisha. Amen.